perezida ijambo ni ryanyu. murakoze cyane. Nyakubahwa perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, nyakubahwa umuyobozi wa Skol, abayobozi bagenzi banjye b'amakipe batumiwe muri ibirori, SG wa Rayon Sport, abandi bayobozi muri hano, abanyamakuru twubaha dukorana, bakunzi ba Rayon Sport, bafana ba Rayon Sport, namwe abaturage mutuye hano, mbanje kubaramutsa mu izina ry'umuryango wa Rayon Sport. Muraho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Nagira ngo amaso yanyu yaberetse. Mu minsi yashize si uko hari hameze. Ibi ni ukubera iki? Ni ukubera ko ubuyobozi bwa Rayon Sport, umuryango wanyu, bukorana neza n'uruganda rwa Skol. Hashize imyaka 8, hafi 9, Rayon Sport ikorana na Skol. Hari amasezerano aba yarasinywe hagati y'impande zombi, uruhande rumwe ukagerageza kubahiriza amasezerano yabo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ayo mazu mureba n'ibiriya bikorwa, ibikorwa byakozwe birenga miliyoni 500, hafi miliyari, ntabwo bikubiye mu masezerano twasinyanye. Iki ni igikorwa Skol yakoreye Rayon Sport, ariko n'abanyarwanda muri rusange, kuko hari benshi bazaza kuhakinira. Ibyo nagira ngo rero mwe mwese munyumva, mwe mwese muri hano, tubikuye ku mutima, dushimire Monsieur Ivan, uruganda rwa Skol n'abakozi ba Skol kubera iki gikorwa cy'indashyikirwa mu masezerano yacu, mu mikoranire yacu. Mwaha amashyi mukwiye ku mutima. Murakoze cyane. Ibi byose ni ukubaka Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport. Nk'uko yabibabwiye, ekipe y'abagabo irahari, ekipe y'abagore nayibonye yatangiye shampiyona. Tuzatangiza na akademi y'abana bato. Twagombaga kuba twarakoze kampu yabo muri uku kwa 12, ariko ntibyashobotse kubera akazi kenshi. Ariko mu kwezi kwa 6, kwa 7 akademi y'abana izatangira. Ibyo byose buri mu byo Rayon Sport yiyemeje byo guteza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibyo byose rero turabikora mu bufatanye buri mu masezerano n'uri hanze y'amasezerano Rayon Sport ifitanye na Skol. Icyo nakora muri aka kanya mu izina ry'umuryango wa Rayon Sport ni ugushima, no mu izina ryanyu mwe muri aha ngaha. Ubu rero ibi byose birimo birakorwa kugira ngo Rayon Sport, ikipe yanyu, nk'uko yabyifuje natwe tubyifuza, hariya hose hazuzure ibikombe. Ibi ni ugutegura igihe kirekire, n'abazadusimbura bazaze baharanire gutwara ibikombe, kuko iby'ibanze bizaba bihari, tuzaba twarabiteguye. Yakomeje ku mupira dufite, kuri match dufite ku cyumweru kuwa 6. Ni byiza ko uyu munsi uraye mbere yo kuwa 6. Baravuga ngo football ce n'est pas la guerre, ntabwo ari intambara, ariko ni urugamba. Tuzakina umukino. Nagira ngo mbizeza abari hano, intambara ni nk'iyi. Dufite abakinnyi beza, dufite ikipe nziza,
kugeza ibiri imbere hasigaye imikino ibiri twarangiza faze ari mwe mwese muri hano ndabasaba kudushyigikira imyaka ishize ari 3 tudatsinda APR tuzakira kuwa gatandatu ni ugupfa cyangwa gukina do or die. Nagira ngo ababifite mu nshingano bose kuva ku bakinnyi abatoza staff technique admin staff namwe abanyumva hano n'abaraha twabari urugamba rwo kuwa gatandatu tugomba gutsinda. Nizimana nyakubahwa perezida wa federasiyo ari hano, icyo namusaba twagiye tubona ibidakorwa, ibyo ni abantu ku giti cyabo, ntabwo ari federasiyo iba yabatumye, adushakira abasifuzi beza ahandi bakuri. Ibyo turabimusabye, n'abakora amakosa ntabwo ari federasiyo iba yabatumye, ni abantu ku giti cyabo, ariko tuzi ko ari inyangamugayo, tuzi ko ari abantu bari porofesiyoneri, turashaka abasifuzi beza. Maze ahasigaye buri mwese muzaze dukina umupira, hazaba harimo no kwishimira ibikorwa tugenda dukora cyane byo muri Afurika, nk'aho hari ibindi dukina byo muri Afurika byadusize. Ntabwo ari uko byabayeho mbere y'u Rwanda, ntabwo abanyarwanda babayeho nyuma y'abasenegali cyangwa se n'abandi, ahubwo hari ibyo bamenye imbere yacu. Football irategurwa, ntabwo ari maji nk'uko tugira ibyago byo kugira bamwe bitekereza batyo. Ntabwo ari maji, football irategurwa, hari tekinike zigwa. Umuntu yakugaragariza guhera kuri A gukomeza uko abantu bategura ikipe. Dufite ingero nyinshi, hari abantu babikoze, ariko impamvu ngaruka kuri ibyo byose nuko nzi ko bihera kuri ibyo by'amarerero. Kubaka umwana kuva agitangira, kuva akiri muto. Ababimenyereye bajya batubwira ko nta muntu utamenya umupira iyo yawusobanurira akiri muto. Abantu bahera ku myaka mito cyane, ni ibintu bifata igihe. Ngira ngo abayobozi bo muri football murabizi, tuba dusaba igihe gutegura, ariko iyo ukomeza usaba igihe rimwe na rimwe amafaranga ntabwo bikwemerera, bashaka ibyihuta. So kimwe muri challenge abayobozi bo muri football bagira ni icyo, ni ukuvanga gutegura no gutunganya ibihare kugira ngo mubitegure muri mode nziza. Abashima cyane ubuyobozi bwa Rayon Sports ko nabyo babirimo neza, ndetse n'abafatanyabikorwa babo cyane cyane Skol. Ejo cyangwa ejo bundi aba bana batangiye kuzamukira muri ayo marerero bazazamukana ibisubizo Rayon Sports igeze igira, kubera ko twese tubona abakinnyi b'abanyarwanda bazi umupira, ariko kuba uri ikipe y'ubukombe nka Rayon Sports ufite ubuhangange nk'ubwo ifite, yakagombye kuba hafi nka 1/2 baraturutse iwawe. Ngira ngo hari n'icyo byakemura mu bibazo by'amikoro y'amakipe, hari n'icyo byakemura no mu mibereho y'abo bana, kuko football ni umwuga ukwiye guhabwa agaciro. Ikindi, no muri ayo masomo bahabwa harimo n'amasomo y'ubuzima yo kwitunga nyuma y'ubuzima bwa football. Hari gukora imishinga, hari indangagaciro zituma abantu bagira discipline. Football ntabwo ari umurimo abantu bakora bitwara uko bishakiye kose, ni umurimo nk'indi yose igira amategeko na normes zigomba kubahirirwa kugira ngo akazi kagende neza. Ibyo bintu byose umwana arabikurana, ndetse iyo arangije no gukina umupira ushobora kumuvanamo perezida mwiza w'ikipe, perezida mwiza wa Ferwafa,
umukoci mwiza, team manager mwiza n'ibindi byoroha cyane iyo dufite umuganga washinye umupira. Aho ngaho turacyari inyuma, ngira ngo n'abandi bayobozi b'amakipe iyo message mu kugerageza tugatangira tukubaka. Ntabwo igihe kiragenda, igihe nikirangira turakora ibishoboka muri iki gihe, ariko tutangire twubaka. Ndashima Rayon Sport. Ikindi, Rayon Sport ni ikipe nk'uko mubizi ikundwa n'abantu benshi. Message inyuze muri Rayon Sport yihuta kugera ku bandi. Ngira ngo n'umuyobozi wa Skol bivuze neza, abashimira ko munywa Skol, ariko ndahamya ko atari mwenyine muyinywa. Let's thank also the fans from other clubs for drinking Skol as well. Munyemerere ntatinze cyane ngira icyo mvuga kuri Skol. Ngaho kari ka introduction. Skol mbere yo kuba umutera buriya adversaire afite umupira, nibwo tactique zose ko nshaka babwiza ikora. Umuntu wese ahagaze agomba guhagarara, ariko iyo mwawufashe mujya mu kavuyo bawambura kwasinda igitego. Umuryango, ndavuga umuryango w'ikipe nk'umuryango wa Rayon Sport utari muto, ubumwe bwayo, urukundo rwanyu mukunda uwo muryango tuzajya rugaragara cyane igihe Rayon Sport yatsinzwe. Igihe Rayon Sport iri mu bibazo ntabwo rugaragara, igihe Rayon Sport iri mu byishimo. Niba mushaka ko umuryango ukomeza ugatera imbere, ukomeza ugakomera, ndabasaba ko icyo kintu mwagitekerezaho. Inyuma yo gutsindwa, biramutse bibayeho ntabwo mbifuriza, ariko inyuma yo gutsindwa mukeneye bwa bumwe kugira ngo mugire imbaraga zibavana muri ibyo bibazo. Murakoze. Amashyi. Hanyuma rero mbere yuko tujya ku mukino, abayobozi banyemerere twabahagaritse umwanya munini, ariko batwihanganire. Abasportifu niko tumera. Hanyuma twinjiye mu mwanya w'agaciro gakomeye ufite icyo usobanuye ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko kugira ngo rero habe gutora byose bikorwa namwe abafana b'ikipe ya Rayon Sport biciye kuri social media za Skol Rayon. Muri abo batatu rero uwahize abandi uyu munsi uza no gushyikirizwa ibihembo n'umuyobozi wa Ferwafa niwe ngiye kubabwira. Muri batatu, uwa gatatu ni Paul warangiza amanota 80. Uwa mbere yitwa Iragwa yagize amajwi 280, akurikirwa na Reka Felix wagize amajwi 120. Iragwa dufashe wegera hano imbere, ubundi rero dusabe umuyobozi wa Ferwafa yigira imbere gato adushyikirize Iragwa Haji wahize abandi bakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa 11. Araza rero gushyikirizwa igihembo, ashyikirizwe sheke y'ibihumbi 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Muri kiriya gikapu narungurutsemo mbabwira ibintu nasanzemo, mwasanga namwe mufite amatsiko nk'ayo nari mfite. Harimo balo, harimo imyambaro yo gukorana imyitozo ya Skol, ubwo harimo ikabutura, harimo umupira, harimo n'agatraining. Murumva se atari neza? Mwahaye amashyi Skol. Félicitations cyane Iragwa Haji, umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 11 wahize abandi bose bari bahitanye. Ubwo icyo twifuriza nuko n'ukwa 12 wahingamo bagenzi bawe ugatangira 2023 uhagaze wemye. Tumaze guhemba Iragwa Haji, turi muri presentation y'abakobwa nababwiye ko ikipe ya Rayon Sport yabazaniye rutahizamu uryana yitwa Imani Zabayo France. Bagomba kubimenya ko hari rutahizamu
muryana waje mu ikipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu balo y'ibitego bye yatsinze agomba kwishyikirizwa n'umusifuzi wasifuye uwo mukino yitwa Amida, niyo bari kumwe batambuka rero mu kibuga. Murabizi ko nk'umuco w'umupira w'amaguru umukinnyi utsinze ibitego bitatu agomba gushyikirizwa balo. Rero yarabirengeje atsinda ibitego bitanu. Uyu munsi rero kariya kabaro agomba kukajyana mu rugo. Gusa rero Izabayo mumumbera amashyi menshi. Izabayo amaze kubika amabaro menshi hacikira utuntu twe. Rayon Sport yarahashywe, mushimire cyane ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabazaniye uyu rutahizamu Izabayo Florence. Hanyuma rero reka mushimire itambukire n'umusifuzi Amida basubire mu myanya yabo, ari nako saba aba bayobozi twabanye bankurikire tugende tugere kuri uyu murongo. Ikindi ndakibabwira kiza gukurikiraho. Mukomeza mujya kumurikirwa ibikoresho cy'iperonso izakoresha